Diabet ngenda nza ndayimugurira arayifata agira glycemi igera muri 200 na ariko mu gihe gito yahise imanuka iba normal. Kenshi nta kibazo agifite cyane. Namushyize kuri regime nyine no kuhindura uburyo bwo kubaho. Kugeza ngo nta kibazo agifite cya diabete, glycemie yabaye regre ntacyo. Naraje nyigura kwa liven ntanga amafaranga yanjye ndayimuha. Ndabyibuka cyane bibi. Ifata kandi imera neza. Ubu ameze neza nta kibazo. Yari kontra kamwe ritengeye ubundi muzima mbona nta kibazo cya diabete. Tujya tugira ikibazo cyo kubwira umuntu ibyiza bya produit. Kumbwira twende iyi coffee ivura indwara iyi ugashyiraho nk'amoko nk'atatu ya coffee. Umuntu akakwandikira inbox akakubwira ngo ibyo bintu birashoboka ko akantu kamwe kavura indwara zirenze 3. Wewe nk'umuganga ukurikije na experience ufite niyo coffee umaze gukoresha babwira iki nk'abantu ukabamara impungenge? Abantu benshi wenda rimwe ntibabyakira cyangwa ngo babyumve kimwe, ariko buryo nk'uwo wayikoresheje wenda niwe watanga ubuhamya, ariko nanjye kandi ndi umuhamya w'ibyo kubera umurwayi wanjye yahise amera neza kandi yaramuvuye. Nukuvuga ngo abantu ntibakitinye cyangwa babipinge bumve ko nta kamaro bifite kandi biragafite. Murakoze cyane.